ubwiru bwahishwe mu bwiru, ubwiru bwahishwe mu bwiru, ubwiru bwahishwe mu bwiru. Umugore umwe wakuwe mu mugabo, akamubera umufasha, akamwuzuza, akamubyarira. Bene data muri Kristo Yesu, mukurikiriye umuyoboro w'ububyutse muri Afrika hagati. Abagore bahishuwe, tuzakira umutumirwa wahishuriwe ibijyanye n'umuhamagaro w'umugore mu bihe dusohoyemo. Ni ihishurirwa ry'umugore uhishuwe, wahishuriwe umuhamagaro w'umugore ngo agaruke ku rufatiro rw'umugambi w'Imana, asohoze icyo yaremewe. Tuzaba turi kumwe n'umutumirwa wahawe iryo hishurirwa ngo amenye ibimenyetso bifatanishije ubwo bwiru, kuko icyo ari cyo gihe ngo bujye ahagaragara. Hazatangirwa bimwe mu bisobanuro benshi bibaza kuri uwo muhamagaro w'umugore. Mugore mwene data, iby'ubu bwiru bwahishwe mu bwiru ni ibyawe, ntucikwe, ni we bireba. Ni kuri uyu wa gatanu tariki ya 27 Ukuboza umwaka wa 2024 ku isaha ya 3 z'umugoroba z'i Burayi na 4 z'i Kigali n'i Bujumbura. Ntuzabure, uhawe ikaze. Umugore niwe Uwiteka yahisemo, amunyuzamo umucunguzi Yesu Kristo ngo azakize isi.